iyi nkuru ni iy'umugabo wasanzwe mu kigo cy'amashuri cy'abakobwa ndetse n'abahungu. Icyo kigo cy'amashuri ni ikigo cy'amashuri gikubiyemo abanyeshuri bose, igitsina gore n'igitsina gabo. Uyu mugabo yasanzwe muri iki kigo cy'amashuri yafashe ku ngufu abana bagera mu 8. Ese byagenze bite kugira abafate ku ngufu? Yinjiye ute? Abo bana bangana ute? Ese nyuma yaho haje gukurikiraho iki? Uyu mugabo yafashe ku ngufu abana bagera 8, hari nijoro ku masaha agera ku saa 7, hari nijoro saa 7, hagati ya saa 7 ndetse na saa 8 n'igice. Uyu mugabo yafashe ku ngufu aba bana bitewe n'uko uwo munsi wari umunsi wa visite. Noneho ubwo hari kwinjira abantu bose kuri visite. Murabizi ko hagomba kuba hafunguye umuryango ufunguye, buri mwana umubyeyi we cyangwa inshuti y'umuryango cyangwa inshuti ye ikaba iza kumusura. Kuri uwo munsi aba ari umunsi wo gusurwa kw'abana. Rero ubwo uwo mugabo yinjiye muje gusura umwana ariko yaragamije kwiba. Noneho nyine ubwo umugabo wari ugamije kwiba yinjira mu kigutyo. Yinjiye mu kigutyo, ubwo ikigo urabizi hari gahunda kigira zo kujya mu nama kw'ababyeyi ndetse bakarega abana nyine nk'ibisanzwe. Murabizi ukuntu baturegaga. Noneho nyine ubwo bakamanza barega abana mo gake bari kuvuga udukosa tw'abana bagenda bakora. Noneho barangiza bakiyakira, bamara kwiyakira abana bakaganiriza ababyeyi ndetse ababyeyi bakagenda baha abana impano babazaniye. Ndetse nyine ubwo ibintu aba ari ibintu byiza cyane. Ubwo umugabo nawe yagiye mu nama nk'umubyeyi ufite umwana. Uwo mugabo amaze kujya mu nama ubwo arayitabira. Iyo nama yarangiye mu masaha 9. ubwo nyine sinzi wenda yari kuvuga ati mu nama hari n'umuntu ufite guteka telefone nabi ewana nkahita nyitambikana. Noneho nyine ubwo uwo mugabo yagiye mu nama, amaze kujya mu nama nta kintu cyakurikiyeho. Inama yarayirangije nk'abandi babyeyi bose, ariko wibuke ntabwo ari umubyeyi, yari igisambo, yari igisuma mu kirimi cy'ikirundi. Noneho ubwo uwo mugabo avuye mu nama, abandi babyeyi bagiye kureba abana babo, barabaganiza, kubaha impano babazaniye, kubabwira ibintu bigiye bitandukanye, uri kumuha impanuro, wavuganye n'abarimu, byose nyine ubwo murabyumva. Noneho nyine ubwo ikintu cyaje kuba kiba ni uko uyu mugabo wenyine ubwo yasigira mu kibuga cya basket arihagararira. Ubwo niko kamera zaje kubigaragaza. Amaze kwihagararira ubwo abandi barasohoka. Noneho basohotse umugabo ahita ashaka kujya kwinjira muri dorotwari nyuma yo kubona abuze icyo yiba, dorotwari z'abakobwa, kugira ngo arebe ko wenda yakwiba ibintu by'ibikuvureri ndetse n'ibintu by'amamatera. Ubwo yaje kwinjiramo hari hakinguye, hari umwana urimo urwaye, ndetse uyu mugabo yinjiye. Noneho bahita bakinga kuko bari bamaze gusohora uyu mwana. Uyu mugabo rero ni utyo baje kumukingiranamo. Ubwo yamazemo amasaha n'amasaha. Noneho nyuma yo kumaramo aya masaha nyine ubwo abana bafashe ibintu ababyeyi babo babazaniye. Noneho ubwo nyine bari kumwe n'ababyeyi, ababyeyi bose wa nyuma bivugwa ko ashobora kuba yaratashe mu masaha y'isaa 10. Ewana abana bagahita banasubira muri etide kuko doro ngo bari bazikinze. Ubwo ikintu cyaje kuba gikurikiraho nyine bavuye muri etide barinjiye. Noneho binjiye, ubwo binjira bari guhita bafunga kuko icyo ni ikigo nyine kiri seriye, ntabwo abanyeshuri bagomba kuba bari muri doro zidakinze. ubwo ni ukwinjirira hamwe. Noneho ubwo ukuriye abakobwa muri icyo kigo agomba guhita afunga. Noneho ubwo yarafunze, amaze gufunga nyine ubwo uwo mugabo nta kindi kintu yakoze. ubwo uwo mugabo ikintu yahise akora ni uko yahise atangira gupakira ibintu. Noneho atangira gupakira ibintu azi ko agiye kubijyana, apakira amamari ndetse ahamagara na bagenzi be bo hanze bari hanze bagomba kuba baza bakamufasha gupakira ibintu. Nyine ubwo yahamagaye bagenzi be
amaze guhamagara bagenzi be ndetse baraza bajya n'inyuma ya Doro, bari bategereje kuza nyine gufatanya nawe kwiba ibyo bintu. Umugabo nyine ubwo yahise ahamagara abo bagenzi be nyine bakimara kuza iwana, ngo uyu mugabo abura ukuntu aza kuba yabaha ibyo bintu, dore ko yabipakiye ariko yamara kubipakira akabura aho abinyuza. Nyine ubwo haciye iminota mike, abo bantu nyine urabizi ko hari abazamu baba bari kuzenguruka bari kurinda ikigo. Abo bazamu baje kuba bazenguruka babonye abo bagabo, noneho abo bagabo bahita birutse. ubwo wa wundi wari uri muri Doro bumvikana ko yabumvishe ariko agasigaramo, dore ko nyine Doro zari zifunze. Abazamu barebye hose basanga ni ahantu yacukuye, ndetse n'ubwo nta kindi cyakurikiyeho. Wese watanga raporo ko hari abantu babonye ariko ko nta kintu bangije, ko batangiye kwiba. Noneho ariko icyo batari bazi ni uko hari igisambo ndani kiri gutanga amakuru, ndetse aricyo cyabahamagaye kandi kikirimo, kandi gishobora kugirira abana b'abakobwa nabi. Ubwo ikintu cyabaye nyine, ukuntu izo Doro twari zubatse ukuntu nyine ni abantu tumeze nk'uturumu, ni abantu icyenda bagenda barara ukwabo, ni utuntu dukasemo tw'abantu icyenda. Noneho ikintu cyaje kuba cyaba nyine, ubwo uyu musambo yaragize nkagiye kureba muri mari y'umukobwa wari uri hafi aho ngaho. Noneho ubwo uyu mukobwa yashidukiye hejuru, iki gisambo cyari cyafashe intebe yari iri muri Doro, cyayivunnye kigenda gikuramo umusumari munini rwose, cyahise kimushyira ku ijosi, kiramubwira ati uravuga uratabaza ndakwica. Ikintu cyaje kuba kiba, noneho uyu mukobwa yaje kuba yaceceka kugira ngo arebe ko yatabara ubuzima bwe. Noneho muri uko guceceka gihita kinamufata ku ngufu. Mu kumufata ku ngufu, abandi babyumvishe nacyo kigenda kibafata ku ngufu. Abantu bagera mu 9 bose kiri kubatera ubwoba. Ubwo nibwo havuyemo umwana nyine usa nk'ufite imbaraga. Noneho uwo mwana we yanze ko kimufata ku ngufu. Ubwo uwo mwana nibwo yahise agifata aragisunika, kuko nyine ubutanda bararaho n'ubutanda bw'etaje yari ari hasi, kiri kumubwira ko agomba kumanuka. None ubwo mwana yahise agikubita umugeri, ariko we uri kumva yararyamye hejuru, amera nk'ugikandagiye mu maso. Noneho kiguye hasi kiri no kwikora mu maso nk'ikintu kibabaye nyine. Ubwo icyo gisambo n'abandi bahise baboneraho, bamera nk'abakiryamyeho baragifata, ndetse abandi bajya ku rugi rwa dorotwari bakubita cyane bari gutabaza. Ubwo nyine bahita baza abayobozi, ndetse bahita haza n'abo ngabo nyine n'abazamu bose bahita baza, basanga abo bana 9 bafashwe ku ngufu, ndetse bahita banahamagara ubuyobozi bihita buza gukora iperereza. Icyo gisambo bahita bakijyana kivuga n'abandi bari kumwe. Ndagushimiye weho tugeranye ku musozo w'iyi nkuru. Ushaka kutugezaho inkuru yawe yakubayeho, ndetse cyangwa inkuru izi ku undi muntu, kugira ngo igende idufasha natwe turebe uko hari isomo twakuramo muri buno buzima bwa buri munsi, ikagenda ridufasha mu buzima tugomba kubaho tubaho buri munsi. Watwandikira ukaduha iyo nkuru yawe kugira ngo tuyigeze ku banyarwanda, turebe ko hari icyo yafasha sosiyete nyarwanda. Niba ugeze kuri umusozo w'iyi video, tukiri kumwe, kora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri video zindi zigiye zikurikiraho.